murakoze cyane mwiriwe. Twagira ngo tubashimire mu by'ukuri ibikorwa muri gukora byo kudutabara. Imana ibahe umugisha. Kubagira ni iby'agaciro, kuko iyo tutajya kubagira byari kutumerera nabi, ariko ntabwo byoroshye, ariko nta kinanira Imana. Twagira ngo mu by'ukuri tubabwire gahunda uko iteye. Mwari muzi ko tuzashyingura ejo, ariko ntibikirimo, twabisubitse. Uyu munsi turaba duhagaritse igitaramo mugoroba, tuzongera kuwa kane. Twari kugera kuwa gatanu kuko tuzashyingura kuwa gatandatu, ariko twaje gusanga ibi by'ibitaramo bidufasha kurushaho, kuko kuwa kane ni konje. Mwigore turabizi ko biremereye mu by'ukuri. Twari kugera kuwa gatanu, ukaba ari wanziriza umunsi wo gushyingura, noneho tukazatarama kuwa gatanu, bucya dushyingura kuwa gatandatu. Kubera ari konje, ni umunsi w'abakozi, tuzaba twiriwe mu rugo saa 10 twahurira ahangaha, mukongera mukadushimisha nk'uko muri kubikora. Hari icyo bigoye no kuwa gatanu waho. Hanyuma kuwa gatandatu saa 6 tugeze i Rusororo. Twagiye kureba gahunda mu by'ukuri. Kuwa gatandatu dusanga amasaha twifuzaga arafashwe, abantu barimo barapfa, sinzi nabyo mu bisengere. Twasanze kuwa gatandatu isaha ihari yonyine ari saa 6. Murumva ko ari isaha ya mu gitondo cyane. Ibintu byacu tuzabikora mu gitondo, kuva saa 12 tuzaba tuvuye kuri morgue hano i Masaka gufata umurambo, hanyuma tuzane hano mu rugo. Saa 1 turi gusezera, saa 2 tuzaba tugeze ku rusengero kugira ngo tangire gahunda y'amateraniro ndetse n'umuryango. Saa 6 tuzaba tugeze i Rusororo. Muzi ibintu by'Urusororo. Rusororo ntibisubira inyuma, ni nk'aya ndege bavuze. Tubyubahe kandi mukomeze mudufate mu mugongo. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Urusengero ni Betami hano kuri 19, cyangwa kwa Pastor Kanzigarazwi. Arakoze umukuru w'umuryango. N'iryo ngiryo naryo nizi siko karibu abaririmbyi muturirimbira umwanya muto kugira ngo tujye gusoza amateraniro, kuko abantu bataha henshi kandi bagataha kure. gusenga ariko barimo numva ibintu birimo bihinda, reka mbireke. Ariko ndamba ese mu Gifaransa bazavuga ngo kuba guruma, ubundi mu Kinyarwanda ngo bisobanura igisambo. Nabiba ni igisambo. Cyangwa niba ari umururumba, urabona guruma n'umuntu baza bazanira bagashaka ngo ari ubimira ibirayi, bazanira agafatanya, bazana ibishimba agashyiramo, agashaka ko ibintu byose akora, kandi yarangiza agashaka no gucura n'abandi, ugasanga inda igeze hariya. Hariho twigeze gutara ku muriro dusiga amavuta inda zitegura, ariko no mu buryo bw'umwuka niko byari. Urabona ijambo ry'Imana riza rivugwa, kumva twaguma aho ngaho, kandi yemwe mwuka agira Imana. Uyu munsi twumvise ijambo kabisa. Iyo hari umuntu uza wigisha yavuga kazanumva yagiye neza iriya mu bisi ayabariki, buriya ni bwo bukiriza.
ibimwumvise ni umukozi w'Imana yigishije burya nibwo bukristo kandi burya ntituzaja mu ijuru twarigize tuyibamo batumvikana noneho rero icyatumye mvuga ngo ndiguruma narimo numva yagera ahantu havuga ngo wamubwira ngo natinda aho ngaho mureke mbabwire iki kintu asifiwe Bibiliya zivuga ngo ababyawe n'Imana bakoresha ijambo ry'igifaransa ine pratique tibaza pratique ni ukuvuga ngo tibaviva ese ubundi mbabazi muja mwibaza ngo umuntu yapfuye atavuze ubundi ububaye hute amen ndababaza ububayeho gute ni ukuvuga ngo iyo wakijijwe cyo ni kimwe ukagenda ukizwa bibiri ni ukuvuga ngo igisigaye uba uri leta ikwijingura ikinguka ukagenda ni nko kuvuga ngo umuntu agiye kurya ese ninde wohorana robine ntahora akaraba ese ubundi mugira ibyaha bibamo bibabuza kwinjira ijuru uryama byagenze gute amaraso ya Yesu amen ndashaka kubabaza iki kintu naribajije ngeze hano wa munsi kwa kare ndibaza umuntu wakiriye Yesu hari ibintu biza bimubamo nimwe numva bavuga ngo yari yiriwe hano ese ni kwa gatatu yiriwe hano none yiriwe hano mwari ko mbona ko araganira tushobora kumenya amabanga y'umutima w'umuntu wakiriye Yesu ngo umenye ukuntu hayakonekitinga n'ikintu cyari ari cyambere gikuye numva ko ijambo ry'Imana rikoze ibi noneho baririmba nkavuga ngo yaba bari bagumya haleluya baririmba mureke mbabwire iki kintu nimba hari abantu bazabanesha urupfu nitwe twamenye ibi bintu nzatangara abantu bazababona abantu baririmba guse muzamunezerwa igihe cy'urupfu reka mbabwire nuko twe turabashumba timuraje mukiriye batazabaririmba ngo ureba abantu bacanye batanu bicaye hariya abandi bicaye hariya uze wamubona umwijima wamutwikiruka nibyo mushaka biriya none amen abana bacu nibazaza baririmba muza munezerwa mwishime kubera ko nizo mbaraga zitegeka iki Bwana asifiwe nizo mbaraga zitegeka iki reka babwire iki kintu nuko ngiye gutinda ariko ngiye kuyobora icyo nshaka gukora muvuge ngo haleluya wambere cyane haleluya mubona iyi ndirimbo barangije iyi ngiyi tuzataramana tuzagera gute nyigiraho za souvenir ziteye ubwoba nimukomeze nagize data bukwe akurira aha asazira hano turamurera umunsi arangiza yari kure buke barampamagara ati muzehe ntagihayavuga nasi imodoka ndiruka mwongereyo nsanga ye ntagihakigushwa baramutera mu modoka maze turazamuka usanza ngo tugere muri kaburimbo bashiramo indirimbo iyi ngiyi ngo tuzataramana yari yicaye inyuma noneho yicaranye na muramu wanje ngo bamuzi naje kwivura cyo nyine ndimo niruka maze shiramo kasete maze aririmba ngo igeze hagati hari abaza baba ngo maze ngo turirimbe tugire gute sinamenya gufata indirimbo mu mwanya muto wari wagiye byarangiye yageza avuga indimi rugaye yageza yatangira kuvuga kaza ngo umusozi kurengera maze namanumva ko atangira gutoto haleluya wamere cyane haleluya atangira kunyeganyega amaze avuga mu ndimi ngo avuge mu ndimi ndahinduke reka mbabwire ni ibyo tujyanye abera bazakurira amen amen haleluya ikitegeka urupfu twinjiye hano abantu bacecetse amaze ngo babyine mbona umukobwa wacana mbona muzera Imana yaduhaye amabanga yo gutarama kuzaza turirimbira
kabaguruma ganagara mu ndirimbo ijambo ry'Imana kabaguruma twagera mu ndirimbo guruma ngashaka kumira nje nyine abandi bagere amaze nagera kavuga mbese gituma tutaza dusenya gituma tutaza dusenya mureke babiri niyo mpamvu nabatangiriye tugiye gusenya ntabwo ari gusenya ibi minota 5 muntegurire za mikoro muhereza aba bashumba bose akimana ishimwe kwa duhaye abatame beza bazamenya kwibazira usari mwari ko muzina kaza no niko asifiwe haleluya reka babahereze za mikoro kado fata mikoro sha muvuge ngo haleluya nimba uko zingana zose nibande abantu ba intercessor simbazi kamwebwe abajene simbazi abaza basenga imisozi kanyeganye mukongoma ngwino nawe bavuge kuko nawe niwe wenzi muvuge ngo amen ngiye gukosora ikintu mbabwira iki kintu amen ndakosora bibiri icyambere timukabuza abantu kurira ntaho bihuriye n'agakiza ntaho binahuye no kwizera ntaho binahuye na maturité spirituelle kuko ariya ni âme spirit niyo yakira agakiza ubugingo n'umubiri mutagizwe n'ibice bitatu mu mwuka tuzaja mu ijuru duconnectinga n'Imana amaranga mutima yacu yabuze ubukungu niyo waburi archbishop barampamagaye ngo mama ararangije madame nani sohotse gucyari ko yari muri etikomeye mudinjira mu cumba yari arimo bamwiyegamije abakazana binini ndahagarara gucya ndamureba kandi sinzi ko numvise numva ko amaso afunguka nka rubini mama wawe yagenda waguhetse akaguheza ibe kandi yari afite imyaka 100 na yari yagiye nabonaga ko agenda ntabwo nari kumenya ko agaruka ariko amaraso aza kunekitinga zamurika abantu bari taho twari nabonye wa munsi wikomeje cyane navuga ngo azabwira abantu nubwira mutumva wibusumungwa buze wa tukavuze ngo gusanga utangara kuko ndiko gukira bari abantu muza mubona baniga nibo baza bahungabana ikindi cyo nashaka kuvuga muza mwatura neza kimugapfe muzahora amen mara numva neza muza muvuga ngo Dawudi yageze avuga ngo sinzapfa mara numva neza David experience y'umugabo umwe ngo bagiye gusenga baravuga ngo singiye gutinda bayiskuna no reka dangise muvuga ngo amen tugiye niko mwuka gira imana pasiteri yavuze ijambo ngo urupfu ruzaruhumuriza ngo n'urundi rupfu narababwiye umunsi dutangira kibukaze mujya kubwira umuntu ngo mubwirize abandi urupfu ni ikinege ndashaka ko babanye kabazura nenya amasomo umwana wacu nzi nimba nduzi abangaba ndana umwana wabo kuriye bamaze muza muvuga ibintu kiyari urupfu ni realite wicare urebe imyaka bari bagezemo umuhungu nkuriya mu gitondo ngo aragize mwarangiza ukagira ngo none ni ikintu corusha kirakomeye uzubanza wishe muteke urupfu ni kimwe n'ibindi birirebe noneho reka mbabwire hari ibintu bibi bizamurika umwijima uzumurika n'umuco ukamurika no umwijima tuzumurika uzutwikira umuco ukagira gute maze rero iyo context ye sakana zagana twamara kuva ariko iyo twasenga bigorera amashengesho y'imbaraga tuzatwikira amen tukavuga ngo mana nimugihe bazabihiririye bari mu cyumba wonyine tugiye gusaba ko umucyo w'Imana umurika muranyumva neza amen tuzaturirimba rero twumvise ijambo ry'Imana tuza tupfukama tuvuge ngo ikirere cyose turagikira twese kuko amasengesho y'imbaraga turi kumwe none rero ubwo amasaha yari yagiye iyo muza kumva hakiri kare noneho twaririmbaga indirimbo zo guhimbaza zigatumenyereye twaririmbaga indirimbo z'amasengesho iyo waririmba yo burya kuririmba bijyana n'intego
tugiye kuva ngo tugiye gukandagira imbaraga z'umwijima tukabyinira ariko ariyo sengesho mbabwiza ukuri nubwo twavuga ari ibintu byose babishyize mwanumvise
umwami muri Kongo habaga abantu bitwa bakaderi